Yeah, nuse kukamwenyura nzikinya icyara nurira ugahogora nzishinja icyaha. Celebrity life, fata chance, take everything you want, I'm gonna pay. Hindura itama ku rundi ruhande, fata pay, gina dance, urukundo rw'amagen. Meanwhile, uburyohe bw'iyo lifestyle ni memoire utazibagirwa muri lifetime. Mu by'ukuri wowe waremwe mu gitaka cy'igikundiro, bw'ibyo kuri njyewe kuba ngufite nicyo cyubahiro. Kukwatsa no kugukunda niwo murimo, wowe utuma igituza cyanjye gihindamwo umuriro. Ni inkongi y'amasantima, no mu zabukuru ntateze kuzazima. Kabone naho inyanja z'isi zahateranira, byakwanga bikazinanira. Atlantika na Pasifika ni wowe bararipika, bana n'umwamikazi wa Afrika agahwana n'ukwezi kumurika. Ariko tukaba tugiye kwakira umuhanzi wacu mwatumiye, abahamagaye mwakoze cyane, murakomeza rero muhamagare mugenda mugana na ibibazo byinshi bitandukanye. Rero twatangira tukamwakira agatangira yibwira abakurikiye Family TV kano kanya. Murakoze cyane, ni diplomate umuhanzi nyarwanda ukora injyana ya hip hop. Yewe turi kumwe muri aka kanya, murakoze cyane kuba mwakiriye. Okay, abantu rero mwakomeje kugenda mugerageza muvuga muti ni P-Fla, ni Lil G, ni Fireman, mwese mwakoze kugerageza. Gusa uwo turi kumwe mumaze kumubona ni Diplomate aka DPG, niyo tugiye kubana tuganirira byinshi ku bijyanye n'umuziki we n'ibibazo byinshi muri umubaze, haba uburyo agiye gusoza umwaka n'abafana be, icyabateganyirije muri uyu mwaka uri imbere. Ni byinshi tugiye kuganira. Bavuga rero ngo ikaze, ariko noneho yinjire mu buryo bwa gihanzi, cyane cyane aduhereza ku karirimbo gashyashya, ari nako turi bwibandeho cyane yatuzaniye uyu munsi. Murakoze cyane. Yeah, nuse kukamwenyura nzikinya icyara nurira ugahogora nzishinja icyaha. Celebrity life, fata chance, take everything you want, I'm gonna pay. Hindura itama ku rundi ruhande, fata pay, gina dance, urukundo rw'amagen. Meanwhile, uburyohe bw'iyo lifestyle ni memoire utazibagirwa muri lifetime. Mu by'ukuri wowe waremwe mu gitaka cy'igikundiro, bw'ibyo kuri njyewe kuba ngufite nicyo cyubahiro. Kukwatsa no kugukunda niwo murimo, wowe utuma igituza cyanjye gihindamwo umuriro. Ni inkongi y'amasantima, no mu zabukuru ntateze kuzazima. Kabone naho inyanja z'isi zahateranira, byakwanga bikazinanira. Atlantika na Pasifika ni wowe bararipika, bana n'umwamikazi wa Afrika agahwana n'ukwezi kumurika. Kabisa, wana sha. Ndumiwe sana. Hanyuma Diplomate, mbega amagambo uwo ayabwira wese yega yuko atayikura kabisa. Iyo ndirimbo yitwa gute? Indirimbo yitwa Kebuka Ngufotore, na ikorewe na producer Twaxler. Then video yayo ikorwa na director witwa Spark G, ari nawe bari barankoreye video yabanje ikindi bakuru. Yes, kabisa birumvikana ko wagira ngo no gutaka umukobwa yaba ari umukunzi wayihimbiye se cyangwa ni indirimbo isanzwe? Ni indirimbo just nagomba gukora igihangano cy'urukundo. Nta kindi cyari gishamikiyeho, byo navuga ngo umuntu nayikoreye runaka, ni true story oya, ni igihangano just cy'urukundo yaho ngaho. Yes, ariko tutagaragaruka kuri indirimbo nshyashya, kwanza wari umaze igihe usa nkaho utuje. Ese byaba byaragenze gute? Yaba ari izindi business cyangwa se yaba ari ibihangano byinshi uri guteganya? Murakoze koko, nari maze igihe uze nkaho ntuje. Hari ibindi tu nari ndimo biri iruhande rw'umuziki, ariko nyuma yaho mbashije kuba najya muri management nshyashya iyo lebo mbarizwamo, yitwa Kibundo Entertainment. Byinshi cyane twabashije gutegura, gushyira ku murongo, twisetinga mu buryo tugomba gutangira umwaka mushya in style. So bimwe mu bikorwa bigomba gutangira uyu mwaka harimo iki ngiki. Ese nyuma yo gusohora ino ndirimbo Kebuka Ngufotore, hari izindi project waba ufite imbere cyangwa se ibindi bitaramo kugira ngo abakunzi ba Diplomate bazi kuva kera bazabashe kuyisanga? Murakoze cyane. Kubyerekeye ibitaramo biraza kuza nyuma ya premiering iyi video. Wenda navuga nka premiering mfite hitwa Ambassadors ku cyumweru, mu mugoroba wo ku cyumweru ku Muhima, za premiering video yanjye niyo show mafite. Then inyuma y'iyi premiering ya video nibwo nzabasha kwanishinga ibindi bikorwa byinshi kurushaho, cyane ko nari narakoze ama audio mu gihe cyashize, ariko azitirwa nuko ntashaka kongera gusohora
ndetse nimara kubona izindi video ndasohora andi ma audio ndetse n'izindi projet z'amavideo nyinshi ari nako tunadiringa n'ibijyanye n'amakonseri. Kudiringa nyuma yo gusohora amavideo menshi ndetse n'amaudio menshi urimo uravuga ko uzadiringa n'amakonsert. Ase nyuma y'ayo makonsert nta album urimo urateganya kuzakora? Album? Yes, ibyerekeranye na album ndimo uyu ni umwaka w'ibikorwa byinshi no kubasha kuba nashyira hamwe uyu mwaka no kubumbatira hamwe ibikorwa byanjye ndetse byinshi inyuma rero yuko kubipackaging mu gihe kitaragera mu mpera z'umwaka nibwo natekereza nkavuga ngo noneho ngiye kubasha kuba natangaza ngo ngiye ku launchinga album sibye ko bitari muri style yanjye ntabwo biri muri style yanjye kuvuga ngo ngiye gukora show yo ku launchinga album nakora ibitaramo nakora amakonseri agiye atandukanye kubera ko inzira cyangwa se strategy y'ibyitwa album na album launch na iwacu usanga biri ni inyito gusa ariko usanga atari cya kintu nyacyo nk'uko twakabaye tukizi bavuga ngo launchinga album gakora ibitaramo n'amasede nangahe ari ahantu wakoreye ibitaramo ugasanga inyuma yaho n'ahantu umuntu yabariza ngo izi album aya masede turagenda tuyagurire hehe niyo yaba hari nta muntu uri gufata umwanya ngo agenda agure ka gasede kamwe akagure. So usanga hari byinshi cyane byo kubasha kuba twakiga tukanonosura tugakemura tukabona kwinjira neza mu gikorwa cyo kuvuga ngo na launching album ariko si launching album gusa ku izina ku ijambo kunyita no ahubwo na tunganya ibikorwa byanjye nkabishyira hamwe nkabimenyera marketing mu buryo ubwo ari bwo bwose ndetse n'amashow agiye atandukanye mu turere twose tw'igihugu. Nawe yagize ati amwiriwe mutubarize DPG niba nta yindi ndirimbo afite nshyashya. Ibyo rero akaba ari byo agiye gusubiza abafana babaje ati nta yindi ndirimbo ufite nshyashya nyuma y'iyi Kebuka ngo ufatore. Abafana kenshi cyane baba demanding urwego rwo hejuru. Ni wa muntu ushobora guhereza igihangano ataranakireba akakubaza ikindi kabisa, ugasanga rero ntabwo byoroshye ariko niyo mbatuye mu gihe ndimo no gukora ibindi byinshi cyane birimo kuza. Okay, yes, ati iyi ngiyi niyo mpano y'umwaka mushya cyangwa se inasoza umwaka kado tuvuge ya Noheli ubwo ngubwo abafana mwese mwemera Noheli abahaye Noheli. Hanyuma aravuga ati mubanze mwakire niyo ngiyo, ibindi byo birahari nimugire ikibazo, ntago yicaye ahubwo arimo kugenda bategurira byinshi bitandukanye. Hanyuma ngira ngo DPG afite gahunda nyinshi byanze bikunze ntago turi mu mutindane cyane, nibwo byumvikane ko turimo tugenda dusatira umusozo. Ngira ngo turabanza tumubaza akantu kamwe niki kintu yumva yasaba abakunzi be muri iki gihe agarutse, twavuga ko agarutse nyuma yuko yararuhutse. Ngakoze ikintu just nabasaba ni support, nta kindi kintu umuntu akenera mu bafana be bakunzi be sibye support mu buryo ubwo ari bwo bwose ngaha bijyanye no kuba bakurikira cyangwa bakitabira ibintu byose ndimo gutegura kuko ntabwo mbyitegurira ngo abari ngiye kubyikorera cyangwa nikorere video nirebere mu rugo nikorere igitaramo nicaremo njyenyine. So just ndabasaba kuba kumba hafi kubera ko iyi ni periode ndimo yo gukora ibikorwa byinshi cyane, so biba bikeneye ya backup y'abakunzi bawe. Navuga ko muri aka kanya ni icyo ngicyo nabasaba kumba hafi mu buryo ubwo ari bwo bwose, kunkurikira mu buryo ubwo ari bwo bwose ku mbuga nkoranyambaga n'ibikorwa byanjye byose ngenda nkora. Hanyuma aho ngaho ku mbuga nkoranyambaga baca kuyahe mazina? Ngakoze kuri social kuri Instagram nkoresha Diplomat rimwe ST Sasi Diplomat fast Sasi, ni Diplomat rimwe ST Sasi aho ni kuri Instagram na Twitter, then kuri Facebook ni Diplomat no Sasi,
abantu banasura banareba YouTube channel yanjye ariyo Diplomate Rwanda official, kugira ngo ibintu byose ngenda basha kuba nakwa-uploadinga amavideo agiye atandukanye abagereho ku buryo bwihuse. Ni uburyo bwiza cyane nanjye bumfasha, nayo n'indi kandi ya support. Okay, bati mwiriwe, mwakoze cyane kudutumira kutuzanira Diplomate mumumbariza igihe ategurira kumurika album. Yabisobanuye cyane buryo umurika rya album arifata n'impamvu ashaka kubanza akajya agenda mu gitaramo mukamubona mu bitaramo bitandukanye. Ngira ngo ariko twabanza gatoya tugahera noneho tukanabereka uburyo yaje yambaye mu kanya, hanyuma twagaruka akareba kandi kavasi kamwe duhereza muri iriya ndirimbo, twagaruka dukomeza dusezera. Murimo muramubona rero yiyambariye nk'abaraperi nk'ibisanzwe, muri kumubona ku nkweto bayitariye nkeje ngo ni cage y'ubururu ya blue, ndetse yambaye n'imyenda isa kabisa, urabona abirimo neza cyane kandi biranamubereye cyane, aba yiteguye kuza kabisa akabahereza ku kintu bise flow. Aha muri kumubona rero no ku isheni, iriya sheni rero ni amasheni y'abaraperi turakeka nawe turi bumubaze. Muri kubona rero na kepo kabisa yiwe kabisa imubereye cyane, nkuko mu muziko akunda kwambara ingofero, ariko ingofero ijyanye n'inkweto ndetse na bring. Muri kubona rero ko yaje kabisa yiteguye kuba ibihangano bishyashya, ariko na wenda nanone tutarava ku byambaye twamaza wenda ngo kuri iriya ishenete kuri wowe, kwambara ishenete kuri wowe bisobanura iki nka Diplomate? Icyambere ni style, kandi ikindi bigiye bifite inkomoko. Yes, cyane cyane muri culture hip byagize bikunda gukoreshwa cyane z'amashenete z'iminyururu, ariko bifite inkomoko yo kwibuka uburyo abakiriya babagamo iminyururu bambikwaga amaboko hehe. So niyo history y'amashenete nk'aya ngaya. Yes. Hanyuma njye hari akabazo k'amatsiko nshaka kumubaza Diplomate, ubundi mu ndirimbo ze hagenda humvikana amateka cyane, nihe mpamvu umuntu iyo yumvise indirimbo yawe waragiye ugasa nkaho ucukumbura? Ese byari ukubera wenda wizi sitwari cyane, cyangwa se ari ukubera ukunda amateka? Murakoze, nkunda gukora umuziki uri educative, nkunda gukora umuziki uri conscious, umuntu wese abasha kumva akagira ikintu akuramo. Umuziki rero uri educative, ni icyo ngicyo kiba gisabwa. Ugomba kugira ubutumwa runaka utanga kuko uri educative. So navuga ko ariyo mpamvu nahisemo gukora kariyeri yanjye cyangwa description y'umuziki wanjye kuba iri mu ikadire iteye uko nguko. Mbona ari byiza ku ruhande rwanjye, kuko iyo uri umuhanzi bisaba kuba ufite identite. So ni identite ya kariyeri, ni identite y'umuziki wanjye. Yes, ati rero bituma mba mfite umwihariko wanjye kabisa mu muziki. Hanyuma twamusabye ko yaduha kandi kavasi kamwe anasezera ku bafana be, dore ko twerekeye ku musozo, hanyuma tukagaruka baduhereza iriya ndirimbo none tuyireba neza tunamugeza ku muryango. Simba ndani ya inchi, sumu ndani ya jiji, kiparo rich of children, shira kure y'abana bato, ndi nk'uburozi mu kazu gato. I'm the cattle man and they cattle, which means nitwakora bato mu gihugu witeka Imana yawe guha, mwahogoza cyangwa no kurapa, munyubahe mubone kurama. Ariko mu butayu waje kureba iki? Urubingo ruhuhwa n'umuyaga se, cyangwa wahasanze igishyitsi nyeganyezwa kikaba icy'agaciro cy'igihugu? Ariko mu butayu wahasanze nde? Oya siruka amata mushogoro rwa nta mushobora, ngo buri kajya mu nda kose araroha. Sigatega bondo kangwije ibyombo, ngo buri gahumura kose kazaryoha. Neretswe ibyo ku gasozi koreje, abagatuye bari mu buyobe bukomeye. Umutima turamenye nturebere gusa nguseke, nasanze abaho bagaburirwa ibyatsi kuko basingizaga ihene kabisa. Hanyuma rero ngira ngo aka kanya twagafata dushimira cyane Diplomate mwakoze kwitabira ubutumire bwacu, kandi namwe mwakoze kubwo gufata uyu mwanya kigo mu bindi wenda byari kubasha kubabiri kuri stage yanyu mukawumarira biramaze kumurikira abakunzi banjye igihangano cyanjye gishyashya nzanye hano bwa mbere. Nizeye ko kandi abakunzi b'ibihangano byanjye bazakomeza gukurikira iyi video yanjye hano kuri
Family Yes. TV murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane